Murakaza neza nshuti zacu mudukurikira kuri Danis TV mu kiganiro cyanyu mwamenyereye kandi mukunda cyane ineza, aho duhora tuganira ku nsanganyamatsiko zitwubaka, ziduha icyerekezo kandi ziduha imbaraga zo kubaho ubuzima bufite intego. Ndi umunyamakuru wanyu Ndahiro Clementine, nkaba nishimiye kongera kubana namwe muri uyu munsi wihariye. Insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi iragira iti: ubuzima ni intambara, ariko intambara ni ishuri. Ni ijambo ryoroheje ariko rifite uburemere bwinshi, ririmo ukuri gukomeye kugaragaza uburyo buri wese muri twe ahora ahanganye n'intambara z'ubuzima. Ariko nanone izo ntambara ntabwo ari zo zitumaraho imbaraga gusa, ahubwo ni ishuri ritwigisha, rikadutoza, rikadukomeza. Igice cya kabiri: ubumenyi ku ijambo intambara. Iyo tuvuga intambara, abantu benshi bahita bibona mu byerekeye imbunda, amaraso, ibitwaro cyangwa abasirikare ku rugamba. Ariko nanone turi kuvuga intambara y'ubuzima bwa buri munsi, intambara yo kubaho, guhangana n'ubukene, guhangana n'indwara, guhangana no kubura akazi cyangwa se kurwara n'ingaruka z'amateka mabi. Intambara y'umutima, kurwana n'agahinda, gutinya, kwigirira icyizere gike ndetse n'ubwoba bwo gutsindwa. Intambara yo kwemera n'indangagaciro, guhitamo ikibi cyangwa icyiza, guhangana n'igeragezwa ryo kurya ruswa, kubeshya cyangwa kubaho mu burere butajyanye n'intego. Ibi byose bigaragaza ko ubuzima ari urugamba. Igice cya gatatu: kuki tuvuga ko ubuzima ari intambara? Kuko burya nta kintu cyiza kitagoranye. Kugera ku ntsinzi bisaba guca mu nzira zitoroshye, ukihangana ibibazo, ugatsinda inzitizi. Kuko duhora duhura n'imbogamizi, uhereye mu mwana wiga, umubyeyi urera, umukozi ushaka imibereho, umuyobozi uharanira icyerekezo. Buri wese agira intambara ahura nayo. Kuko ubuzima ari urugendo rutarimo amahoro gusa. Nubwo twifuza kubaho mu mahoro, ntabwo ariko buri gihe bigenda. Intambara z'ubuzima ziza zidateguje, rimwe zikomeye, rimwe zoroheje. Igice cya kane: ariko intambara ni ishuri. Aha niho hihariye urufunguzo rw'insanganyamatsiko yacu. Intambara ntabwo ari ibintu byo kudusubiza inyuma gusa, ahubwo ni ishuri ridutoza amasomo y'ubuzima. Intambara ritwigisha guhangana. Iyo uhanganye n'ikibazo gikomeye, uriga gucunga amarangamutima yawe, ukiga kudacika intege. Intambara itwigisha ubushishozi. Umuntu uhanganye n'akazi ke katoroshye cyangwa imbogamizi y'ubuzima, ariga gutekereza neza, gukora igenamigambi ndetse no gushaka ibisubizo by'ingirakamaro. Intambara itwigisha kubaho n'abandi, kubana n'abandi, kuko ntawatsinda wenyine. Iyo uri mu bibazo usaba inama, ubufasha, ubuvugizi, bityo ukiga gukorana n'abandi. Intambara igutoza kwihangana. Buri ntambara idusaba kwihangana kugira ngo dukomeze urugendo. Intambara itwigisha guha agaciro ibyo dufite. Iyo wanyuze mu buzima bugoye, iyo ubonye amahoro urayishimira. Iyo wabuze akazi igihe kirekire, iyo ubonye akazi urakishimira. Igice cya kane: ingero z'abanyejuru mu ntambara y'ubuzima. Yosefu mu isezerano rya kera yahuye n'intambara zo kugurishwa nk'umucakara, gufungwa, gushinjwa ibinyoma, ariko byamubereye ishuri rimutoza kuba umuyobozi ukomeye. Umugore w'umupfakazi w'i Sarafati yari mu ntambara y'inzara, ariko iyo ntambara yamwigishije kwizera no kubona ibitangaza. Abantu b'iki gihe, umuntu ashobora kuba yaranyuze mu bukene bukomeye, ariko bukamwigisha gucunga umutungo, cyangwa umuntu urwanye igihe kirekire bikamwigisha gushima ubuzima
ubuzima ndetse no gushimira Imana. Igice cya gatanu, ubuzima bw'insanganyamatsiko. Ntugatinye intambara zo mu buzima bwawe, zirikana ko ari amasomo akwigisha. Reba intambara nk'amahirwe. Icyo uhura nacyo uyu munsi gishobora kuba ari inzira igutoza kugera ku nzozi zawe z'ejo hazaza. Komeza kwiringira Imana, kuko mu ntambara zose niyo ikomeza abizera kandi ikabaha imbaraga. Igice cya gatandatu gisoza iki kiganiro. Nshuti zacu, ndabashishikariza ko mukwiriye kubaka ko ubuzima ari intambara, ariko intambara si iherezo. Intambara ni ishuri ritwigisha gukora, kubaho, uko tubaho, uko dukura, uko twubaka icyizere n'ubushobozi. Ntitwibagirwe ko buri kigeragezo gituruka mu buzima ari amasomo y'ishuri. Iyo watsinze uba warangije ikizamini gikomeye. Ndabasaba buri wese muri twe ko dukomeza urugendo rw'ubuzima tudacika intege. Niyo ntambara yaba ikomeye, ntuzibagirwe ko itwigisha ikintu gikomeye kandi izagufasha kugera ku rwego rwisumbuyeho. Murakoze kutuba hafi, murakoze gukomeza gukurikirana ikiganiro cyacu Ineza kuri Danis TV. Ndabizeza ko tuzakomeza kubazanira inyigisho z'ingirakamaro, zikomeye, ibikomeza umutima kandi bikongera imbaraga. Mwari kumwe nanjye Ndahiro Clementina. Ndabifuriza amahoro n'ubumwe n'imigisha myinshi. Mugira amahoro.